Ndagusuhuje ngo wahe ikaze kuri Aizo TV. Hano tuganira ibintu bigiye bitandukanye, cyangwa se hano tuvuga ibintu bigiye bitandukanye ariko twibanda ku buzima bwo mu gihugu cya Zambia. Ese mu gihugu cya Zambia ubaho ute iyo ugezeho, by'umwihariko ku bantu batahavuka, abanyamahanga? Ese muri Zambia wahakorera iki? Ese muri Zambia nihe mico y'Abazambia, cyangwa se nihe mico yo mu gihugu cya Zambia? Ese muri Zambia nshaka kujyayo, yenda ngiye gusura, ngiye gutembera, ni heza, ni akahe gakaritsiye, cyangwa se ni hehe heza natemberera, ni hehe heza nakorera ubukerarugendo? Ibintu nk'ibyo nibyo dukunda kuvuga hano kuri iyi channel ya Aizo TV, by'umwihariko iyo turi kugenda tuvuga muri make ubuzima bwo mu gihugu cya Zambia. Nawe rero ushobora kuba wifuza kuza hano mu gihugu cya Zambia, cyangwa se wifuza gutembera mu gihugu cya Zambia. Mu gihe ukurikira iyi channel ya Aizo TV uzamenya ibintu bigiye bitandukanye byerekeye iki gihugu cya Zambia. Wanyandikira no muri comment ukambaza ikibazo kigiye ikibazo wifuza, cyangwa se ikibazo ufite cy'amatsiko cyerekeye ku gihugu cya Zambia, ngiye nagusobanurira kubwira muri make ibintu bigiye bitandukanye bya hano mu gihugu cya Zambia. Muri aka kanya rero muri iki kiganiro ngiye kukubwira uburyo ushobora gushaka pasiporo mu gihe waba wifuza kuza hano mu gihugu cya Zambia. Urashaka pasiporo kandi ukaba ufite gahunda yo kuza hano muri Zambia. Ngiye kukubwira ibibazo bashobora kuzakubaza, nkubwire n'ibisubizo uzasubiza kugira ngo pasiporo batazakunaniza kugira kuyiguha, cyangwa se itazatinda bitewe n'uko wasubije ibisubizo bitakonvese, bya bisubizo nyine ababikubajije batanyuzwe n'ibisubizo wabahaye. Mu by'ukuri iyo usaba pasiporo hari ibisabwa, harimo gusabwa pasiporo. Ubundi muri make hari amafaranga yashyizweho ugomba kwishyura. Mu by'ukuri pasiporo hari amafaranga bayishyura kugira ngo uyihabwe. Mu kwishyura ayo mafaranga rero ntabwo bivuze yuko pasiporo wayibonye. Mu by'ukuri hari ibibazo bakubaza, wakwibaza utese mu by'ukuri ni ibihe bibazo bazambaza mu gihe ngiye gushaka pasiporo, by'umwihariko uza muri ibi bihugu bya Zambia cyangwa se muri ibi bihugu bya SADC. Hano mu bihugu bya SADC iyo ugiye gushaka pasiporo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, uvuga yuko uje muri ibi bihugu byo muri SADC, bakubaza ibibazo bigiye bitandukanye byinshi, kandi iyo utasubije neza ushobora guhura n'ikibazo, cyangwa se ushobora kudahabwa pasiporo. Niyo mpamvu rero ishobora gutuma bakubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri ntabwo twarenganya leta, ntabwo twarenganya ubutegetsi, cyangwa se igihugu cyacu iyo kitubaza ibibazo bigiye bitandukanye dusaba pasiporo. Impamvu batubaza ibibazo bigiye bitandukanye ni uko mu by'ukuri kuguha pasiporo bagomba kukubaza aho ugiye, icyo ugiye gukorayo, igihe uzamarayo, cyangwa se mu by'ukuri bakamenya mu by'ukuri niba ugiye muri icyo gihugu ugiye gukora iki. Iyo rero iyo batakubajije impamvu ugiye mu kindi gihugu, bashobora gutanga pasiporo ku uwo ari we wese udafite n'icyo agiye gukora hanze. Yagera hanze akazahura n'ibibazo, cyangwa se akazajya muri iyi mitwe y'iterabwoba, nabyo birashoboka, cyangwa se akazagorana muri ibyo bihugu agiyemo, akazakorayo ibyaha, cyangwa se muri ibyo bihugu agiyemo akazahurirayo n'ibibazo bigiye bitandukanye. Urumva ko uba ari umuzigo kuri leta. Mu by'ukuri rero ntabwo ari ibanga, abantu benshi bageze hanze bagakorayo ibyaha, cyangwa se bagafatwa mu buryo butemewe n'amategeko, bakunda kubadipotinga cyangwa se kubagarura mu bihugu baturukamo cyangwa se bavukamo. Niyo mpamvu rero n'ibihugu byacu iyo bigiye kuduha pasiporo bibanza byatubaza impamvu tugiye kujya hanze y'igihugu dukomokamo. Rero muri aka kanya ngiye kukubwira impamvu ugomba gusubiza ibi bibazo mu gihe ushaka pasiporo yo kuza hano muri Zambia. Niba ushaka pasiporo yo kuza muri ibi bihugu bya Zambia, nakubwiye yuko bazakubaza ibibazo bigiye bitandukanye, ndetse ibyo bibazo nunabisubiza nabi ushobora kudahabwa pasiporo. Ikibazo cya mbere bazakubaza nujya gushaka pasiporo, bazakubaza ugiye gukora iki hanze. Urugero, uri mu Rwanda urashaka kuza hano muri Zambia, bazakubaza bati ese ko wasabye pasiporo uvuga yuko ugiye muri Zambia, ugiye gukora iki muri Zambia? Bazakubaza ese mu by'ukuri ugiye gukora iki muri Zambia, uzagaruka ryari?
mu by'ukuri iyo usubiza urababwira uti cyangwa se mu mpamvu ushobora gutanga yuko ugiye muri Zambia, ushobora kuvuga yuko ugiye muri Zambia gutembera, ushobora kuvuga yuko ugiye muri Zambia gucuruza cyangwa se gukorerayo, ushobora kuvuga yuko ugiye muri Zambia kwiga, ushobora kuvuga yuko ugiye muri Zambia gusura abantu, inshuti. Izo ni impamvu ushobora gutanga, ariko muri izo impamvu yumvikana vuba cyangwa se impamvu utanga bakabyumva vuba, ni igihe uvuga ko ugiye muri Zambia yenda ugiye gusura umuntu. Iyo uvuga yuko ugiye muri Zambia ugiye gusura umuntu, bakubaza uwo muntu ugiye gusura imyirondoro ye, ibyangombwa akoresha mu gihugu cya Zambia cyangwa se pasiporo, ibyangombwa yakoresheje ava mu Rwanda ajya muri Zambia. Bakusaba yuko uwo muntu niba ari mu gihugu cya Zambia yakoherereza amafoto ya pasiporo yambukiyeho, cyangwa se akohereza impapuro akoresha mu gihugu cya Zambia, yenda niba afite icyo akora muri Zambia, bagusaba yuko yakwerekana niba afite icyo bita work permit cyangwa se urupapuro rumwemerera gukorera mu gihugu cya Zambia. Icyo ni ikibazo bakubaza, ugomba kumekinga sure niba uvuze ko ugiye muri Zambia gusura umuntu, ko uwo muntu ugiye gusura umufite muri Zambia, kandi uwo muntu ukaba uzi ko ari ready kuba yakwerekana pasiporo yambukiyeho cyangwa se ibipapuro agenderaho mu gihugu cya Zambia. Utazavuga yuko ugiye gusura abantu muri Zambia udafite contact zabo cyangwa se mutavugana, ku buryo bibaye ngombwa bakakubaza bati twereke impapuro cyangwa se pasiporo zabo bambukiyeho bajya muri Zambia, cyangwa se impapuro bakoresha mu gihugu cya Zambia. Ugomba kuba uri ready abo bantu mukominikana cyangwa se muvugana, ku buryo mu gihe bavuze bati twoherereze imyirondoro y'abo bantu bari muri Zambia kuri WhatsApp, ku buryo ugomba guhita ubabwira uti mwohereze amafotokopi ya pasiporo zanyu cyangwa se impapuro bakoresha mu gihugu cya Zambia, bakazohereza kuri WhatsApp amafotokopi. Icyo gihe rero iyo uvuze yuko ugiye gusura umuntu, niyo mpamvu ituma pasiporo yawe bayiguha vuba, mu gihe uwo muntu ugiye gusura mu gihugu cya Zambia nawe ahise arisipondinga cyangwa se asubiza agira ati ahise akohereza ubutumwa bwihuse, akohereza imyirondoro ye, akohereza impapuro akoresha mu gihugu cya Zambia. Mu gihe rero uvuze ko ugiye gusura umuntu mu gihugu cya Zambia, uwo muntu ntagaragare ko ari mu gihugu cya Zambia cyangwa se akuzi, pasiporo biba byarangiye. Ushobora kutayibona cyangwa se wanayibona ukayibona utinze, bagutinjije kuko baba bari gusuzuma mu by'ukuri ko mugiye mu gihugu cya Zambia ufiteyo abantu ugiye kurebayo. Iyo niyo mpamvu ya mbere ushobora gutanga uvuga yuko ugiye mu gihugu cya Zambia. Impamvu ya kabiri, ushobora kuvuga yuko ugiye kwiga mu gihugu cya Zambia. Mu gihe uvuga yuko ugiye kwiga mu gihugu cya Zambia, uvuye mu Rwanda urashaka kuza hano muri Zambia, ukavuga yuko uje kwiga mu gihugu cya Zambia, mu by'ukuri ugomba kwerekana ko nibura mu gihugu cy'u Rwanda wahize, kandi ukerekana impapuro wigiyeho, yenda niba ari diplome y'amashuri 6 yisumbuye, yenda tuvuge ugiye gukomeza kaminuza mu gihugu cya Zambia, hanyuma ukerekana ko yenda ugiye gukomereza mu gihugu cya Zambia University. Ibyo birumvikana, ugomba kwerekana nibura ko hari amashuri ufite mu gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo bavuga yuko ugiye kwiga mu gihugu cya Zambia mu gihe no mu Rwanda utarizemo cyangwa se utarigeze wiga. Ugomba kuba uri seriye mu gihe bakubajije ibyo bibazo. Ikindi kintu ugomba gutangaho impamvu, ni ukuvuga yuko yenda ugiye gutembera. Mu gihe rero uvuga yuko uje hano mu gihugu cya Zambia ugiye gutembera, bamanza bamenya ese ubundi wowe ugiye gutembera urinde, ugiye gutembera uriye mpamvu ugiye gutembera mu gihugu cya Zambia, bakareba ko se mu by'ukuri wujuje n'ibisabwa kuba umukerarugendo. Mu by'ukuri kuba umukerarugendo bumva ko ari ibintu byoroshya abantu, ariko umukerarugendo ni wa muntu uba ufite ubushobozi, ni wa muntu uba yenda afite ibyo yakoraga bimutunze, ariko nyine akaba ari wa muntu ushobora gufata akavakansi cyangwa se ikiruhuko akajya mu kindi gihugu akajya gutembera. Mu gihe rero werekanye yenda ibyo ukora mu gihugu cy'u Rwanda, bakabona ko ufite akazi gafatika kandi ugeze mu gihe cyo muri vakansi ushobora kujya gutembera, niyo mpamvu barayumva. Ikindi kintu yenda watangaho impamvu, ni igihe uvuga yuko yenda uje hano mu gihugu cya Zambia gukorerayo business cyangwa se gukorera mu gihugu cya Zambia. Iyo uvuga yuko uje hano mu gihugu cya Zambia uje gukorera hano mu gihugu cya Zambia business,
bamanza bareba koko mu by'ukuri niba ufite ubushobozi bwo kujya gukorera mu kindi gihugu. Ese wowe wajya gukorera mu gihugu cya Zambia ufite ubushobozi bwo kujya gukorera mu gihugu kindi? Mu Rwanda ubundi wakoraga iki? Ese mu by'ukuri uri ku rwego rw'abantu bashobora kujya gukorera mu bindi bihugu? Rero izo mpamvu iyo uzivuze baranagucekinga bakareba mu by'ukuri niba ubwo bushobozi cyangwa se izo mpamvu watanze zifatika cyangwa se zumvikana. Utazatanga impamvu uvuga uti ni ukubikiza, mu by'ukuri numvishe hari umuntu uba muri Zambia ariko nanjye nyuma y'imyaka 3 nimbona agatike nzikoza muri Zambia, yenda nzaba mfite wenda 500 nshobora kugira wenda nkacuruza miti mu gihugu cya Zambia, ariko mu gihe ngiye gushaka pasiporo reka mbabeshe ko hari umuntu tuziranye uri muri Zambia, icyangombwa nuko pasiporo yanjye isohoka. Icyo gihe rero nubibesha gutyo rero bazakubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Impamvu rero nakoze iki kiganiro, mfite abantu benshi banyandikiye bambaza bati twasabye pasiporo tuza muri ibyo bihugu ariko pasiporo zigenda zitinda, bagenda batubaza ibibazo bigiye bitandukanye, batubaza bati ese muri Zambia ufiteyo bandi ugiye kurebayo tukababura. Mu by'ukuri mwavuze nabi cyangwa se mwatanze amakuru nabi. Iyi video ndatekereza ko nimuza kuyireba muri buze kumenya ibyo mwakagombye kuba mwaravuze mbere yo gusaba pasiporo. Ibyo navuze ugomba kuvuga mu gihe ugiye gushaka pasiporo muri iki kiganiro, umuntu uraza kugikurikirana neza cyose nabivuzemo. Kuza mu gihugu cya Zambia rero mu by'ukuri ntabwo bibujijwe ku uwo ari we wese, icyangombwa ni ukuba ubifitiye ibisabwa kuza mu gihugu cya Zambia. Yenda uri umunyarwanda uza hano mu gihugu cya Zambia, ubwo ndavuga yenda ugeze ku mupaka winjira mu gihugu cya Zambia cyangwa se ugeze ku kibuga cy'indege cya hano mu gihugu cya Zambia, uri mu mujyi mukuru w'igihugu cya Zambia Lusaka, hari ibisabwa rero ni pasiporo ku banyarwanda. Usabwa kwishyura amadolari 50, usabwa no kuba ufite uwo ugiye kureba. Ibyo nabyo bashobora kubikubaza ku mupaka, ariko mu by'ukuri abantu bakoresha imodoka mutazibagirwa ko kwinjira ku mupaka wa Zambia, ubwo buri muri Tanzania wambuka uza muri Zambia, kwinjira ku mupaka ubundi guteresha visa ya Zambia na amadolari 50, ariko utazizera ko uzatanga amadolari 50 gusa, bishobora kugutungura ugeze no ku madolari 150. Iyo visa nyine bakubwiye utanze amadolari 150 barakunaniza. Abantu bakora mu biro by'abinjira n'abasohoka mu gihugu cya Zambia, bigatuma urenzaho nandi ku ruhande. Visa igura amadolari 50, ariko abantu bakora ku mipaka y'abinjira n'abasohoka barakugora, bagusaba n'ayandi ku ruhande yabo nyine kugira ngo baze kunywa amazi cyangwa se baze kunywa agafanta. Murumva rero ayo makuru mwakagombye kuba muyafite, cyangwa se ni ngombwa ko muyamenya mu gihe mushaka kuza hano muri Zambia, mukaza muzi ko ibyo bintu byose muzabisabwa. Apana kugera ku mipaka mwahagera mukaba muzi ko kugera mukinjira mu gihugu cya Zambia visa igura amadolari 50, bakubaza bati renzaho nandi makeya, ukatangira ukareba hejuru, cyangwa se kumva ni ibintu bigutunguye kuko wari ufite amakuru yuko visa igura amafaranga 50. Murenzeho nandi makeya kuko ahangaha n'ahandi ni mu kindi gihugu, yenda mu gihugu cyacu ntabwo bikora ibyo ngibyo byo kurenza amafaranga y'amazi cyangwa se y'agafanta, ariko ahandi mu bindi bihugu birakorwa. Ahangaha turi ni mu gihugu cya Zambia, tuzagenda tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye byo muri iki gihugu cya Zambia, cyangwa se tuzajya tuhababera abantu bakunda kumenya ibyo muri iki gihugu cya Zambia, ibintu bihabera, amakuru yaho, cyangwa se ama breaking news byabaye mu gihugu cya Zambia, cyangwa se n'abafite ibitekerezo cyangwa se ibyifuzo bifuza kutubaza ibibazo bigiye bitandukanye bifuza kutubaza mu gihugu cya Zambia, muzajye mutwandikira hano kuri channel ya Aizo TV, tuzagenda tubasubiza. Muri aka kanya rero nakoze video nyine mbabwira uburyo mwakoresha musaba pasiporo yo kuza hano mu gihugu cya Zambia. Ndatekereza ko iki ni ikiganiro cyiza kiri buze kunyura uwo ari wese wifuza kuza hano mu gihugu cya Zambia.